buriya ngewe rero mu bintu byatumye Imana impamagara numvaga nanjye nasa n'abandi uko byagenda kose baririmba nkaririmba babyina nkabyina basenga ngasenga basoma ijambo nkabatayari Imana imbonye ko nzagira akamaro inzana imbere mva nkubwira icyo uzamara kirangana nuko witeguye kwakira Imana wicaye imbere yayo ariko ibintu byose nibikunanira gusa ngo urashaka ko bagusengera gusa bansengere gusa kubyina wapi gusa urubyiruko rw'uyu munsi njyanyoberwa nk'umuntu w'umukobwa w'imyaka 20 udashoboye gusenga udashoboye kubyinira Imana ngo aririmbe ntacyo ashoboye gusa urashaka kujya ukubita mu rukweto gusa ukagenda gutya basi hari n'ibintu biyoberana nsigaye mbona baranakuyeho birya by'abantu Miss Rwanda si byavuyeho ra se tuzagushyira mu kihe cyiciro irwaneho nyabuna uza mu nzu y'Imana ukora icyo ushoboye kandi mujye mwitonda iyo turimo turirimbira Imana burya abamarayika babareba ese uyu waririmba ate ese basarimo arasenga muvuga butumwa Yobu turasoma igice cyaho cya 28 turasoma n'umurongo waho wa 7 n'uwa 8 amabuye yaho avamo safiro ariko mbere kuri 6 7 iyo nzira nta gisiga kiyizi n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo amen iyo nzira nta gisiga kiyizi n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona n'inyamaswa zizi kubona cyane ntabwo zayikandagiyemo yewe n'intare yitwa y'inkazi ntiyayinyuzemo mwakire neza ijambo ry'Imana nareje kukubwira ko hari inzira itazwi yibanga hari inzira itazwi nukuri haracyariho inzira ku buzima bwawe itazwi irahari akanongera mbisubiremo ku buzima bwawe ku buzima bwanjye haracyariho indi nzira itazwi mubwire ngo inzira iracyahari itazwi irahari pe mukuru wawe ntayazi ukweho na mukuru wawe na papa na mama ntibayizi bamenye yo kuvuka kwacu ariko hari indi nzira Imana yabitse papa na mama batazi bakuru bacu batazi ba data wacu batazi ba shangazi batazi abo tugendana nabo twirirwana batazi kandi ndumva nuzuye kuza kuvuga ngo iyo nzira harageze ngo igaragare inzira y'ibanga Imana yahishiye abasenga abantu basenga babikiwe inzira y'ibanga Bwana sifiwe abantu basenga babikiwe inzira y'iki y'ibanga ni impagazemo abenshi ntabwo bari bazi ko bishoboka ko nabo umupasiteri iyi yari inzira y'Imana batazi habe na bene wacu ntabwo bigeze batekereza ko n'abapasiteri habe n'uwamijyaye ntigeze ampo umurage ndi mu murage wahishuwe mu gihe runaka nabo twiganye ntibari bazi ko n'abapasiteri nabo twakuranye ntibari babizi nabo twiganye tuririranwa turasangira turaryamana turabyukana turajyana mu kazi ntibigeze bamenya ko nzahagara yari inzira y'iki nagira ngo rero nkubwire mu nzira z'Imana hari inzira igiye guhishurwa irahari igiye guhishurwa Bwana sifiwe amen amen inzira itazwi inzira itagaragara hakaba mukabwibwi Yesu ati
Yesu ati nge ndiku ese yaro waretse umuntu akakuruhura muhungu wanjye mureka kuruhura nawe kora shante uje nona uragugiye kuri telefone famosha aro icara ariko ntufate telefone icara ntunasinzire icara uruhuke nakore nawe ntaje nona aha ni mu murima wa papa buri twese turakora icara sha kandi ngutegetse kutongera kwicara ntucuranga wicaye uhagarara aho Aroni niwe mbwiye ngo yicare gerekanye intebe bicara wowe utegetswe guhagarara aho ugomeze humeka gake buryo inzi ritagaragara hakaba mukabwi Yesu ati nge ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso irekereraho nta kibazo uhagarara wibeshye wicare nta kintu kiriho muri iyi si kidakenera inzira yewe n'ishishi zijya zicira inzira yo gucamo dusimba duto nimujya mutona twaciye umuhanda wo gucamo inka zigira inzira zicamo amatungo agira inka amatungo y'amoko yose murabizi agira inzira buri kintu cyose kigira inzira rero Imana irabizi ko ari inzira ukeneye kugira ngo utambuke none rero turahabwa inzira itangazo mfite ubuhanuzi numva ngiye guhanura none nuguhabwa ni inzira none turasinyisha inzira Bwana sifiwe Amen. araza gushyiraho inzira araza gushyiraho inzira areba kuraho ntabasha kurora zaho ramwiringira ndumva ashaka kukubwira ko ari inzira Imana igiye gushyiraho uyu munsi hari inzira Imana igiye guca ku buzima bwawe none hari inzira Imana igiye guhishura yari yarahishwe muri ku kwezi hari inzira Imana igiye gufungura hari irembo ryawe ryakinzwe rigomba gukinguka hari amayira yasibwe agomba gusiburwa mu izina rya Yesu Imana irabishoboye ibifitiye ububasha ntabwo inegosiya ntabwo ibanza ngo igishe inama iyo igiye guca inzira iyica itagishije inama ndumva hari inzira itazwi igiye guhishurwa iyo nzira nta gisiga kiyizi n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiramo n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo Imana iguha umugisha n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo kandi murabizi ko intare ni inyembaraga ariko hari inzira itari yakandagiramo mwari mubizi ko hari inzira ziri vierge hari inzira ziri vierge hari inzira ziri vierge zitari zanyurwamo hari izamenyerewe hari izabonetse hari izagaragaye hari n'izindi zitari zagaragara iyo nzira ni inzira Imana igicira abasenga abizera Imana bajya babikirwa inzira zibanga abashaka amaso y'Imana bajya bashyirirwaho inzira zitagaragaraga zitatekerezwaga izo nzira Imana yazibikiye abasenga hari inzira none nenda gutangaza ndumva hari inzira urakoze muzi ko hari inzira abandeba muzi ko hari inzira mbwira mwene so ngo burya haracyariho indi nzira nukuri iracyahari mubwire nta kibazo mumbwire ma koroha mubwire ati haracyariho indi nzira mumbwire sha munkorera mubwire hari abantu rero baba barihebye none se wowe niba zarafunganye utekereza ko Imana nirwa kuzifungura hari abantu inzira zifunga bakarakara ugasanga yarahumuye da ndagiye ngaho vuga Mana vuga ikivu kubwira none hari indi nzira kandi iyo nzira ntizwi nta mwene wanyu yizi inzira ugiye gushyirirwaho ni inzira izatungurana ni inzira abantu bazareba bagatangara
bakavuga ngo none se burya byarashobokaga ko hari inzira, byarashobokaga ko iyi nzira yaboneka, byarashobokaga ko iyi nzira yagaragara. Haracyariho indi nzira. Amen. Amen. Ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe, inzira zose zigira aho zirangirira. Nta nzira n'imwe idafite aho irangirira. Ariko hari ikintu Imana yasigaje izindi nzira igice abantu bagatangara. Mbabwire inzira ebyiri Imana yaciye abantu bose baratangara. Inzira yo ku nyanja itukura, Abisirayeli bageze ku nyanja basanze umuhanda urangirira aho. Babaza Mose ngo nikomo, niki gitumye tuvana muri Egiputa kugira ngo dushirire mu nyanja? Mose ahindukirira Imana aravuga ngo niko Mana, kubera iki wanshutse ngo ntwara abantu uzi ko inzira irangirira hano ku nyanja? Imana iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagira ute. None se nibagenda baracaye, nibagenda biragenda gute Mana? Imana iramubwira ngo haracyariho indi nzira. We Mose komeza, bwira abantu bakomeze bagira ute bagende. Imana iramubaza ngo icyo nicyo ufite mu ntoki? Rambura hejuru y'inyanja. Inyanja iracikamo kangahe? Kabiri. Ubwira Abisirayeli bacemo hagati batambuke. Ngo ahageze arambura inkoni, icikamo kangahe? Ngo baragenda baratambika. We baragenda n'ukuri kw'Imana. Mwisi nibwo bwa mbere icyo cyari kibayeho. Nta nzira yigeze iboneka mu nyanja, banamaze kwambuka yahise isibangana burundu. Umva, iyo Imana igiye guca inzira iri vierge, igushyiriraho inzira ku buryo nta wundi muntu uzongera kuyicamo. Hari ibintu nabonye mu Rwanda, Abanyarwanda turi beza kandi turanagoye. Ushyira icapati hano, uruhande rwawe hakaza n'undi ushyiraho capati. Washyira amasambusa hano, ku ruhande rwawe hakaza ushyiraho amasambusa. Watera idukano ry'amavuta hano hakaza ukubye kabiri agahita agukuzaho. Umva rero inzira y'Imana ntibajya bayipirata. Oya n'ababigerageje ngo yabamariye hehe mu nyanja. Kubera iki rero? Iyo nzira yari inzira ishyizweho n'Imana yonyine. Umva rero, none hari inzira igiye kuvumbuka, hari inzira igiye kugaragara muri aya mezi, muri ibi byumweru, muri uyu mwaka hari inzira igiye gutoboka. Niyawe. Ninde wabyakira agatera haleluya? Perazore maje. Iyo nzira ni yawe. Bwira mwene so ngo ni yawe. Iyo ni inzira y'abasenga Imana, ni inzira abahakazi badahakinga, ni inzira bigana batajya bigana, ni inzira baroga batajya baroga, ni inzira iharurwa n'Imana wayinyuramo igahita ifunga inzira yo kwinjiriramo. Abandi bahagera bakarindagira bakavuga ngo yanyuze. Bwana sifiwe. Ndi umugabo wo kubihamya, Imana igishyiraho inzira. Umva rero, message mfite none kuguha, Imana igiye kugushyiriraho inzira. Hari inzira, haleluya. Hari inzira mwami w'aba, hari inzira ndabyumva irahari. Iyo nzira irahari ndabyumva mwami, ndakumva Jehova Shama. Inzira irahari, ndimo ndayumva mu mwuka. Kandi iyo nzira umwanditsi yarabivuze, Yesaya 35 ngubwo yarebaga mu maso y'umwuka, 8 aravuga ngo bakundwa, hazaba inzira nyabagendwa, ngiyo nzira azaba ariyo kwera no gukiranuka, ngabandi imitima ntibazayicamo. Yarahanuye Yesu uzaza. Yesu aje arabivuga, Yohana 14:6 aravuga ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Reka mbabwire, buri kintu cyose Imana ivuga iracyuzuza. Ndumva hari inzira, ndayihanura hari inzira, ndabivuga hari inzira. Muri iyi minsi hari inzira, hari icyerekezo. Haleluya. Nino nyakira avuga ngo amen. Amen, haleluya. Hari inzira irahari.
hari abantu bazi yo kujya mu ijuru gusa, ariko Imana yashyizeho n'izindi nzira tutari twajya mu ijuru, ijye dushyiriraho utuyira. Ni ukuri kose, hari uri kuvuga ati sundagiye mu ijuru, ntabwo uri bugende none. Hari utuyira tundi igiye kugushyiriraho two kubaho, two kugaburira abana, two kwishyura amadene. Bene utwo tuyira Imana ijye duca, gashyiraho utuyira two kugukiza abanzi, ikagushyiriraho utuyira. Utuyira ratavuga ngo utuyira ijye dushyiraho tukiri hano, gashyiraho akayira, ikagaburira umuryango wawe, igishyiraho inzira, ikagutabaraho byari bikomeye, igashyiraho inzira. Kandi iyo Mana ishyiraho inzira niyo gushima. Reka tuyongera amashyira bikwiriye. Niko mbabazi nanjye musubize. Muribuka Abisirayeli bageze kuri Yorodani. Muzi Yorodani ingana gute? Mbabwira ubuso bwa Yorodani uko bungana. Murabona ni bande bazi Nyabarongo? Nyabarongo abantu bayizi. Murayizi Nyabarongo, Imana ibaho umugisha. Mu kwezi kwa kabiri Abisirayeli bambukiyemo, ari mu kwezi kwa kabiri, Yorodani yari yikubye nka Nyabarongo nibuze nk'inshuro nk'esheshatu. Ni murebe Nyabarongo yikubye gatandatu, Imana ikavuga ngo nimukandagiremo. Imana uramwe ibirenge, ngaho jyayo turebe, jyayo manuremwe amaguru. Uruzi rwikubye kangahe? Gatandatu. Ariko umva kuntu Imana ijya ibikora. Igihe inzira zahagaze byuzuye, Imana ijya ikubwira ngo aho hatari inzira ngiye kuharema inzira. Aho bita aho nyine aho. Tureba hari abantu twicaranye inzira zasibamye, ariko Imana igiye guca inzira mu kibazo. Aho nyine hari ikibazo, aho ni igiye gucira inzira mu izina ryane. Reka twongere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Amen. 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 Ndumva hari ubuhanuzi bunyuzuye Mana yanjye, kandi numva ashaka kuburekura n'ukuri kose. Ndumva hari ikintu umwuka w'Imana ashaka gukora hano gati muri amateraniro. Ese wizeye ko Imana yakugirira neza? Murabyizera yemwe? Muri maso, muri maso, muri maso. Haleluya. Iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona, n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Atangira ku murongo wa mbere avuga ngo ni ukuri feza igira urwobo yavuyemo, n'izahabu ikagira uruganda icishwamo cyangwa se icurirwamo, ubutare bukurwa mu butaka, n'ibuye riyengeshejwe rivamo umuringa. Umuntu amaraho umwijima akawugenzura, akagenzura amaherezo y'urugabano, akurikiranye amabuye ari mu mwijima mu gicucu cy'urupfu, acukura urwobo kure yaho abantu batuye, bakigendera muri urwo bakitendeka muri rwo kure y'abantu, ntibashinga ikirenge, bakagana hirya no hino. Isi nayo ivamo ibyo kurya, kandi kuzimu hayo hahindurwa nk'arimo umuriro, amabuye yahavamo safiro arimo umukungugu w'izahabu. Arerekana, munyumve ubu ngiye kubwiriza, arerekana ko ubutaka bugize ikintu bubitse. Murabizi ko abacukura amabuye, munyumve neza, bazi gupima, bakamenya ngo hano harimo iki amabuye, bakamurika mu butaka, bakagenzura, bakareba, bakamenya ngo hano hari amabuye ubwoko burahari, bakahicara, bakaharambiriza. Abakire batisha turahagura, imisozi bakayigura. Ibyo abantu barabizi, ariko konkirizi irerekana ngo hari indi nzira abantu batazi. Hari iz'abantu bamenya, hari iby'abantu bagenzura bakabimenya, ubwenge bwacu bujya bugenzura bukamenya, imitekerereze yacu igira bikamenya, ariko hari iby'abantu batazi. Igituma abantu badasenga nuko batekereza ko gusenga birimo ibintu biciriritse. Abandi nabo bagasenga kubera ko yabonye ko papa wiri yerekwa gusa, atireka yerekwa ibyanjye ariko ntazasenga. Hoya nimara kubyerekwa aragenda aryame, ayavangwa na yarabivuze gusa. Kubana n'Imana n'ubuzima wubaka, ejo ikaguha ibintu ukabibona, ejo ikaguha ibintu ukabibona,
ejo ikaguha amakuru ukayamenya, ejo ikakuganiriza ibintu utaruzi. Reka mbabwire igitangaza, ibintu Imana ikubwiye ishobora kubisubiramo, nyuma yo kubisubiramo ikongera ikakubwira ibindi utaruzi. Imana uko ugiye ubana nayo igenda iguha amakuru uko bwije nuko bukeye, igenda ikubwira ibintu. Imana mu buzima bw'ubumana bwayo ihora yifuza ko abantu bayegera, ibabwire, ibahishurire, ibaganirize, ikabwira ati dore sha ababisha baje, abagome baje, abagambanyi baraguteye, baciye mu nzira imwe baguteye, ariko nzabatataniriza mu nzira zirindwi. Iyo ni Imana yacu igiduha amakuru ikatubwira ikintu ku kindi. Nagira ngo mbabwire, iyo twasenze hari amakuru y'ijuru Imana igiduha ikatubwira inzira zizwi n'izitazwi. Ndagira ngo nkubwire rero ngo hari indi nzira Imana igiye gushyiraho mu izina ryande, mu izina ryande, munyikirize mu izina ryande, mu izina ryande we. Haleluya. Iyo baravuga ngo haracyariho indi nzira, ibisiga bibona ntibyayibonye. Mva mbabwire, inzira za mbere abarozi barazibonye barazifunga. Ugerageje no kugira ngo wishyirireho kandi nako baragafunga. Inzira igiye kuza ntibazayiroga, ntibazayigambanira. Inzira ishyizweho n'Imana ntibayisiba. Inzira Imana ishyizeho ugerageje kuyipimaho ayigwamo. Inzira Imana ishyizeho abagerageje kuyikinisha bayigwa mu nzira Imana igiye kugushyiriraho. Abazagerageza kuyikiniramo bazayigwamo. Ninunyikirije avuga ngo amena. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kandi cya kabiri, Imana igushyiraho inzira igishyiraho gasopo. Igishyiraho gasopo. Ebeneza Mana watuzahuye biva hehe? Abisirayeli bajyaga barwanwa n'Abafilisitiya, bakagenda bakabatikiza bakica Abisirayeli. Abafilisitiya bagahora bararegeye imikandara bavuga ati umunsi tuzahaguruka tuzabivuna tubagenza uko bashaka. Umunsi umwe baraza babwira Samweli, baramubwira ati Samweli we, turababaye kubera iki Abafilisitiya badutsinda, baratwica, abantu barashize, abagore barashize, abagabo barashize. Niki Imana yacu irahari cyangwa ntihari? Samweli ngaragenda aganira n'Imana. Imana iramubwira ngo genda ubabwire bavoma amazi, baze bayabyarira imbere yanjye, bayamena imbere yanjye. Icya kabiri, ubabwire bazane umwagazi w'intama cyangwa se w'ihene, baze bawubage, nibarangiza bawurire imbere yanjye, maze bakureho ibyaha byabo, bakureho ingeso zabo mbi, nibarangiza bature bihane, maze uhaguruke ugende ubajye imbere. Ngo barabikora nk'uko babibwiwe. Bamaze kubikora, munyumvi, ngo baragenda muri uko guhura na Samweli, baraganira. Samweli arababwira ati mwebwe mwirinde icyaha n'igisa nacyo, mukureho ibigirwamana byo mu mitima yanyu, mukureho agasuzuguro n'ubwibone no kwiyumva no kwitekereza, kumva kuri gitangaza, ukumva ko ari icyo uri cyo, muce bugufi imbere y'Imana. Nimurangiza mureke murebe icyo Imana igiye kubakorera. Maze ngo barabikora, baritunganya, bikuraho icyaha, bikuraho ibigirwamana, barasenya rwose bakuraho. Ngo maze Samweli aragenda arababwira ati mbo muze tugende. Ngo baramanuka bajya gusakirana n'Abafilisitiya ngo barwane. Uwo munsi Abisirayeli barwana n'Abafilisitiya, barabatsinda. Ngo Imana iribwira Samweli ngo terura ibuye, wenda iri buye urishinge. Numara kurishinga, iri buye risobanurwa Ebeneza. Nibuye ryitwa Ebeneza. Mana wagize ute? Watuzahuye. Ngo kuva uwo munsi Abafilisitiya baratsindwa, Imana ishyiraho urugabano ntarengwa batagomba kurenga. Bakajya bareba Abisirayeli bahengeje. Muramenye mutajyayo batazatumara. Bakajya bagira gute? Bahengeza. Hari umunsi umurozi agiye kuzajya kureba utambuka hengeza, aratambutse, uriya mukobwa arahambaye, ahengeze. Iyo wageze kuri Ebeneza bareba bagira ute? Bahengeze. Nagende ma, uriya nawe rega afite izindi imbaraga. Nta zindi imbaraga, ni imbaraga z'Imana. Iyo tugeze ahantu umwanzi tumwivuga hejuru,
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umva mbabwire, abagusuzuguye hari umunsi bazajya bakureba bahengeza. Kanongera mbisubiremo, abagusuzuguye hari umunsi bazajya bakureba bagira ute? Bahengeza. Kanongera ngasubiremo, hari umunsi abagututse bazajya bakureba bagira ute? Bahengeza. Hari ikigaho cyandutse kirandukuza, Mana ikibabariza cyane mu ijuru. Izajya cyarambabaje, kirandukana n'abapasiteri, kiransuzugura ngo ariko shangwa mwana utagira se na nyina, ngo we ntanyo kugira nta naso, ngo ubusuza abahuti, ngo harya ngo usigaye ngo ubi Kigali, ngo Kigali zagukaranga. Arambwira mperutse kujyayo nari ndi mu kamodoka nyine nanjye nk'abandi bagabo, agenda ndicara akajya mpengeza, ntigeze ansuza kandi akayagira naza kubwira mushiki wanjye ngo none se nguriya niwe waje mu modoka? Ati yego. Gusa ko wa muhungu burya ariho yajyaga avuga ngo ntabwo nzabaho. Umva nkubwire, Imana izakubeshaho, iyongera ikubesheho, iyongera ikubesheho, iyongera ikubesheho, bajye bakureba bahenge. Kandi ntabwo ari uko tubasuzugura, Imana izabaha agakiza, kuko gasuzuguro dusuzugurwa. Ijambo ryitwa Ebeneza ni ugukurwaho igisuzuguriro, gukurwaho igitutsi, gukurwaho ari abantu bakureba n'agasuzuguro bakurebeye ku rutugu. Umunsi umwe ako gasuzuguro kazarangira. Kubera iki? Hari inzira y'ibanga Imana ashyizeho kugucungura, Imana yashyizeho kugutabara, Imana yashyizeho kukwiyereka. Imana yashyizeho iyo nzira. Irahari, 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 irahari. Iyo tubivuga hari abantu bajya batekereza ko ari abo tubwira. No, nge ndabizi mwese, nushake uba utuye mu ijuru. Hari abagusuzugura bagusuzugurira ubusa, bakurebera hano aha hatose uyu. Umva rero ngubwire, Imana ni Imana igica agasuzuguro. Yobu niba ari umuntu wasuzuguritse, Yobu ni uwa mbere. Umuntu wa mbere wamusuzuguye ni umugore we, aramubwira ngo tuka Imana wipfire, uracyamaze iki? Nanjye ko ntacyo nakumaza. Arasuzugurika, arafata ariko madamu, yego yaduhaye ibyiza, none duhaye umubabaro, ubuse tuyituke koko? Ubwira ati ni akazi kawe. Aba kabiri ni inshuti ze, zaramusuzuguye, ziramucunaguza, zimubwira amagambo ababaje akomerekeje. Iyo usomye Yobu igice cya 19, reka tuharebe gatoya, hari ijambo Yobu yasubije inshuti ze, arazibwira ngo muzahereza he kumbabaza, mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu. Ubu ni ubwa 10 munshinyagurira, ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye ninge kiriho. Niba mushaka kunyibonaho no kumpamya ibyo munsebya, mumenye yuko ari Imana yubitse urubanza rwanjye. Izo ni inshuti abwira, zimubwira ngo ko ari umugabo, niki wakoze? Ibi ni ibyaha, kuko hari igihe tugira imibabaro bakadushinja ibyaha. Hari igihe tuba mu bibazo bakavuga ngo uyu nguyu arazira ibyaha bye, bakabiguhimbira bakabishaka. Tumaze iminsi tubona agendana n'umukobwa, ntituzi uwagendana nawe ari we. Tumaze iminsi tubona aca hano n'umuntu wo batandukana n'uwo bajyana, ntituzi, bakaguhimbira. Ariko hari igihe uba mu kibazo nta cyaha wakoze. Hari igihe ibibazo bikwisukiranyaho, nka Yobu nta cyaha. Ibyo bibaho, kandi abantu n'abahanga bazi gushinja abandi. Ariko dufite umushinjura bita Yesu. Abashinja barahari, na Yesu arahari n'umushinjura. Azi ukuri
yuko ibikubaho, azi ukuri kw'inzira zawe, azi ukuri kuko urara, azi ukuri kuko wirirwa, azi aho unyura naho uca utaha. Inzira zawe arazizi, ibyo baguhimbira, ibyo bashaka byose. Yesu niwe mucamanza w'ukuri. Maze iyo baravuga ngo muzagezaho kunshinyagurira, muzagezaho mumbabaza, muzagezaho muncunaguza amagambo n'ibikomere mwa nshuti zanjye, niba mushaka kunyibonaho mumenye ko Uwiteka ari we wubitse urubanza rwanjye. Imana yubitse urubanza rwawe, nta muhanuzi urwubura. Kanongere mbabwira akantu, Imana yubitse urubanza rwawe, nta munyamasengesho niyo basenze ugira ngo ahubwo bongeye kurwubika kabiri. Imana nijya yubura dosiye y'umuntu. Muri iri sengesho rya none ndagusengera Imana yubure dosiye yawe. Barayubitse ariko Imana yayubura. Abarozi hari igihe bubika dosiye y'umuntu bakayicurika, bakaguhamba, bakagushyiraho amabuye, bakagutemeraho itaka, ariko Imana ni Imana ibasha kubura dosiye yawe. Haravuga ngo niba mushaka kunyibonaho umenye ko Imana ariyo yubitse urubanza rwanjye, ni nayo izanarwubura. Amen, amen. Yakoresheje amagambo agoye ku murongo waho wa gatandatu, aravuga ngo umenye yuko Imana ariyo yubitse urubanza rwanjye, ikangotesha imitego yayo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazikwije mu mwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Arerekana ko ibyamubayeho Imana niyabigerekaho. Tureba umuhanga wo gusenga abwira Imana urubanza rwe neza, akayibwira ngo Mana ndazira iki, Mana nkora iki, kubera iki unyica, kubera iki umbabaza. Yubwira Imana, uyibwire. Yobu niryo sengesho, arerekana ko Imana ari arega, arayibwira ngo ni wowe ushatse wankiza, ushatse wanyica, ndi mu maboko yawe, ndi mu biganza byawe. Arerekana ko umubabaro wose afite Imana niyo yawe umukiza. Ibanga ni rimwe, arabwira Imana, ntabwira abantu. Amen. Ku murongo w'icumi, yanyishe indurutse impande zose, none ndapfuye, kandi ibyiringiro byanjye yarabiranduye nk'igiti. Yankongejeho uburakari bwayo, kandi imbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zaziye icyarimwe, zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye. Yantandukanije n'abo tuva inda imwe baranta, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Bene wacu barantaye, n'inshuti zanjye ziranyibagiwe. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mbabereye nk'umunyamahanga. Iyo mpamagaye umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo mwinyigisha akanwa kanjye. Umugore wanjye aranzinutswe, azinutswe umwuka wanjye. Uwo niyo buvuga ayo magambo. Inzira zifunze. Bwana asifiwe. Muri iri teraniro ndasabira abagabo turi kumwe, nubwo baba ari bake cyangwa ari benshi. Iyo umugabo adafite amafaranga, kugira ngo umugore amwumve biragoye. Kuri nanjye rega ndubatse, simbivuze ndi umusore, bivuze ndi umugabo. Kugira ngo umugore akumve, umubwire ngo caha, nta mafaranga, arakubwira ati ariko se ndacaha ari mwiki. Abagabo Imana ibampera akantu kuri kose. Abagabo wenda abasore bo nakazi kabo nta kibazo, ariko nabo ngeto zirababaza. Reka mbabwire ko umugabo tubashe gukemura responsibility ufite mu rugo rwawe, biragoye kugira ngo bazakubaye. Iyo umukozi wananiwe kumuhemba, hari igihe umutuma isorora, ingozani isorora, akakurebera hano ababwira tugeze mu amezi ane utambemba. Arerekana abantu baramwanze, inshuti ziramutaye, bavandimwe baramutaye, bene wabo baramutaye, abagaragu ndi bakimwumvira, n'umugore azinutswe umwuka we. Arabwira Imana, n'umugore ageze atakingeneye, umugore ageze atakingeneye. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Uzi kubona umugore yaburaye ukazinduka umubwira ngo umva mada, aho kwitaba karamashora kuvuga ngo niki kwananiwe. Abagabo Imana iduha akantu, kandi ndabasengeye, kandi ubu ndi mu byakiriye. Muragira ngo ndi mu kiganiro se? Ntabwo yari dialogue, iyi ntabwo ari dialogue, ntabwo ari ikiganiro.
ni isengesho. Aba papa Imana ibampera akantu mu mbaraga z'iyo dukorera dusenga, ibampera akantu mu kwizera Imana yacu, iduha akantu mu ngo iwacu tubashe gukemura ibibazo bihari nk'abayobozi bakiriye inshingano. Murabyakire muvuge ngo amena. Bwana asifiwe. Nukuri bimbabwira biriseriye. Umugabo ashobora gutunga urugo imyaka 5 umugore adafite akazi, ariko umugore ntiyapfa gutunga urugo imyaka 5 umugabo adafite akazi. Biragoye. Ababikora n'imbarwa birashoboka, ariko n'imbarwa kujya gutaha atashye azanye envelope y'umugata agasanga uryamye mu gitanda uri kuri telefone, arakubwira tumva rero wa mugabo muri iki gitanda uryamyemo waretse guhahira abana uramvunisha gusa. Nyewe rwose narumiwe naragowe, nta mugabo wavuga yo ngarire. Reka ariko abadamu uzibeshye ubure akazi, uburi uburyo bwo guhaha, ubure uburyo wa abubone, azajya arira atashye avuye kuri iki geragezo. Ibi nge ndabizi. Abemera kubikora neza abagabo barwaye cyangwa badafite imyaka 5 igashira ni bake. Wenda uri muri bake, Imana iguha umugisha. Ibyo ndabizi, ntabwo nsenze ngo nerekwe, ndabizi. Abadamu bava bakagera bose akunda ko umugabo amuzanira pereza, kandi nibyo niko mwaremwe, kwifuza kwanyu guherera ku bagabo. Ariko ngomba na mujye mumenya ko natwe dukeneye keya, mujye mubimenye turabikeneye. Wumvishe mada, Imana ishimwe ko mbivuze uhari, wumve nanjye ndayikeneye keya koko. Yes, ugomba guca kuri hariya kuri Marine cyangwa kuri Simba ukangurira bleu, kangurira sambusa, akayizana ati mugabo ndakuzaniye, ibaze ndi kuyirya nanjye namuha byose. Na urabyumva niki wamwima? Sambusa na bleu gusa turabikeneye, natwe tubihawe turanezerwa. Nimukagira ngo ni mwebwe gamwa, mwebwe mamumva turi tugomba kubikora. Imana ibiduhe tubibahe. Aba papa Imana iduha akantu, tuzamura ibiganza ngo Mana uduha akantu. Haleluya, haleluya. Kandi aba papa beza bagomba kumenya ko iyo babonye akantu bagomba kunezeza umuryango, sibyo? Ntukabona akantu ko kwima umuryango. Nubona amafaranga cyo gaburira abana bawe, ugaburire ubahe nta kibazo, hari icyo bitwaye. Iyo barerekana agahinda afite nk'umuntu wari uzi kuzuza byose, yarazi kwiha, yarazi guha abagaragu, yarazi guha umugore we, yarakomeye, yarafite byose, ariko inzira zihagaze, umugore azinuka umwuka we, abagaragu bazinuka umwuka we. Ndashaka gusengera abantu badafite akazi uyu munsi, badafite uburyo. Imana iduciriye inzira. Akira gucirwa inzira n'Imana, akira gucirwa inzira n'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Yobu yagezaho ijambo rimwe yarasigaranye gusa, ni ibyiringiro. Yaravuze hano ku murongo wa 25 aravanga, ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Hari ikintu nenda kubabwira, iyo ibihe bitameze neza ukwiriye gutekereza Imana gusa. Ibihe bitagenda neza, ibihe ubutayu bugukomereye, ibihe nta biryo bihari, igihe nta kazi, igihe nta nzira, egera Imana igukomeze, kuko inyuma yuko nta nzira ikigaragara, inyuma yaho hatagaragara inzira, inyuma yaho hafunzwe hari indi nzira. Reka se nuba urugero, iyo Imana ikinze inzira ya hano, murabona aha mureba aha, iyo Imana ikinze inzira ya hano iba yitegura gukingura iyahe iya hano. Igihe rero uri hano hafunzwe, itegura uhagarare utegereze gato, inyuma y'iyo nzira yafunzwe haba hagiye gukinguka undi muryango munini. Vuga ngo umuryango munini. Yes,
muri bukijambo yabwiye Kuro, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Birasa no kuba caterpillar irimo igenda itunganya umuhanda kugira ngo utumodoka dutoya tuzabona aho duca. Hari ahandi Imana ikubwira ngo buhagaze, ariko ndimo ndagucira inzira, ndimo ndatunganya ibintu, ndimo ndabitunganya. Donc birenda kujya mu buryo humura, ntabwo inzira zahagaze burundu. Ndimo hari caterpillar irimo ica umuhanda. Ibyo niko Imana ikora, niko Imana ikora. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Iyo haleluya. Hari umuntu watakaje akazi k'ibihumbi 200 arambwira ati ndapfuye banyirukanye, ndapfuye. Ndamaze urapfuye? Ati ndapfuye n'ukuri. None se ubundi ishyura iki nzu ndarya iki? Ndamubwira nti dore ndabona akazi hari imbere gatoya, ugiye guhembwa 1,400,000. Harambwira ati pasi tuyikuye. Ndamubwira nti dore ugiye guhembwa 1,400,000. Yarayihembwe mu kwezi, bamuhagaritse ukwezi kumwe, harengaho kumwe ukwa kabiri atangira kuri 1,400,000. Uyu munsi arahembwe 2,5. Njya mubaza twicaranye, hari umunsi duherutse kwicarana hariya kuri Sport View, twicaye turimo turya, ndamubaza nti niko se sha ya nzira ya 200 acyabikatira kapfutu cukupura wivuga 200 paste 200 arakagenda ubutazagaruka. Ariko umunsi yatakaje yarapfuye, aravati ndagiye birarangiye. Hari ikintu uri kuririra cyahagaze, inyuma y'icyo cyahagaze Imana igiye gukingura umuryango mugari. Nino nyakiri atana haleluya wehe bena zala makori mashama. Uraririra ubusa. Ni nko kubona umuhungu wa kwanze ngo yanyanze, wenda kwanza agenda n'ibirenge, agiye kuzaza ugenda n'indege. Wamenya ari biki? Sha ngewe iyo mbonye ibintu bimwe bitari gukunda, bitari gucamo, iruhande rwamba ndi gutekereza ko ari ikindi cyagutse Imana igiye kunkorera. Icyagutse mbaho urugero rwa bugufi, munyumve mu ntega amatwi gatoya, ndagira ngo dusenge. Iri torero murimo twatangiriye muri shitingi ihema ryari ritobaguritse rikikamo hagati, imvura yagwa amazi akarekamo hagati, bigasaba ko dushingamo ibiti, tukabwiriza bamwe bahagaze bashingamo ibiti gutya. None umunsi umwe baravati ihema ryahagaze, ntabwo musengera mu ihema. Ariko Mana we, ariko Mana undi ugerageje ubu tuvanye mu ihema n'ukuri kose, ariko Mana wajya ureka koko ubu wadushukiraga iki? Ngiye gusengera ambwira terega buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ihema ryarangiye, ariko ihema ryo mu mwuka ryacyakomeje. None se uratwerekeza, iratuzamura idutereka kuri kaburimbo imbere ya Foursquare. Ariko nako kari akantu kari aho ngaho katanuka kafeke nyine. Abantu b'abasirimu nk'abo mwaza gusenga mukihisha munsi y'amarido kugira ngo abantu batabareba aho hantu. Masengo twari tutari twamenyana. Umunsi umwe aratambuka arareba, hasi abantu arikomereza kuko hari hateye isoni. Niko byari bimeze. Naho amezi 3 harahagarara. Mbwira Imana ntariko ugiye kuzansaza muri Kigali ndawure kubimurimo. Irambwira ati yewe buri kintu cyose gifite igihe cyacyo kandi ntarengwa, hano harangiye. Yagira se ugenda utwimura buri kanya. Irambwira ati ngiye kujyana handi heza. Turamanuka tujya kwa Mushimiri, tujya mu yindi nzu nayo yari nziza, twishyura 300 na tubona nabyo bitwaye, nta madirishya yari hariko, nta n'umuryango wari uriho, nta na sima yari irimo. Tujyamo turasenga, turakoze umwaka umwe wa kabiri twari tumeze neza. Umugore ahaguruka ati hoya namenya amakuru ko mushaka kuntwarira ahantu, ni mugende rwose aduteza ibibazo. Nabwo mvuze induru ntimana ubu koko pe ubugiye ibintu bigenda biza n'utu episode uduseri, ariko ikiza biba bikuganisha heza, biba bikuganisha ahantu heza. Munyumve neza, turahavuye aho naho turimbutse tugiye ko hano harya munsi y'isoko naho turahageze. Mwumve inzira z'Imana, tuhishyura 500 twishyura 5,000,000. Ndavandi burya bya bintu biri serieda ukuri.
dukubisemwe amarido turatatse hari nk'amawuwa nyine turataka hari hasekeje ukurikije aho turi harasekeje ariko hari heza ukwezi kumwe bafunga insengero cyane 2018 ndayibwira ndumva uri kimana ariko ubundi ubaho wowe se wowe ibintu byawe ndabikora ngira ntari nahumeka inzira zikaba zirahagaze ntari nahumeka irambwira ngo ni nge nzira kandi turi kumwe zihorere ni nge nzira ukiri kumwe nanjye inzira ziracyahari nyinshi donc ukiri kumwe nanjye inzira ziracyaha urwo rugendo rumbera rurerure ku buryo itorero iri mubona tuyobora ryatumye mfungwa ndafungurwa Imana irambwira ngo no muri gereza turabanamo nubwo uzize umurimo wanjye turabana nsohokana nawo nsanga uyu mugore nawe arahagaze nkomezanya nabo ari bahari haciyeho iminsi corona nati namwe musubire mu nzu nabonye iroko se mana ntari nanahumeka irambwira ati ariko se ufite kibazo ki corona ni yakanya gato nyuma ya corona uzakora umurimo nibwo twari tumaze kwishyura hoteli kandi twari twishyuye muri miliyoni 3 mbaza Imana none se bugikurikiyeho ni ikirambwira ngo aracyariho indi nzira corona irangiye baradufungurira tutari twatera kabira ati mwimuke mugende kwa Nayinzira turagiye kwa Nayinzira turi kwa Nayinzira umuntu ati muransakuriza mwimuke mugende mbwira Imana nturansajije gusa nzasarira Kimirongo uzanjye naho irimo iragenda itwerekeza ahantu irigenda itwerekeza namwe ni musene nabareba aho twavaga habi twajyaga handi heza harutaho tuvuye uko twimutse tukajya heza harutaho tuvuye ubu mubona dufite umushinga dufite ikibanza tugiye kubaka urusengero rwacu mu nyuma inzira zacu ducamo zigenda zigorana ariko Imana itwerekeza mu masezerano y'ibyo yagize ute yavuze dore murebe hari uru ni urusengero rwacu dore uru ni urwacu ntabwo ari urw'abantu dore nimurebe hano nimureba aha ubu rero hari abantu kubera ko mwumva ko mwebwe mukennye ngo bazarushobora kurwubaka ni ubukene bubarimo Imana ifite amafaranga Imana ifite amafaranga we ngewe ntabwo ntekereza kubaka ndebeye kuri mwebwe Moridekayi yavuze ijambo rikomeye abwira Esiteri aramubwira ngo Esiteri amahirwe ubonye n'inzira ubonye ukajya ibwami ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'icyo ariko niyo utagira icyo umara nta kizabuza abayuda gutabarwa bakora inzira yo gutabarwa kw'abayuda ntabwo ari Esiteri ni Imana y'abayuda nicyo gituma iyo ukora ibintu tukwiriye kurebera kuri bene wanyu niyo bakureka bene wanyu niyo batakumva inshuti niyo zitakumva abantu niyo batakemera ibyo ukora Imana niba ariyo yabitangije no kubyusa izagira ute izabyusa mureke tuyikomere amashyi abikwiriye haleluya inzira z'Imana rero ziteye ubwoba aha hantu uko twahaje ni igitangaza turabashimira badufashe neza batwakira neza turashimira Imana timureba mu nzira mucamo zibagoye zibaremerera ziraberekeza ku gisubizo cy'Imana mu nzira zikugoye zikuvuna zirakwerekeza aho Imana yateguye mu nzira zikugoye zikuremerera none runo rwahagaze iyahagaze zirakwerekeza birimo birakwerekeza aho Imana yagambiriye yateguye humura kandi none ndumva hari inzira igiye gufungurwa nshya Bwana asifiwe icyama mukajya mwemera guhanura ejo bundi harya ku cyumweru nibwo navuze ngo Imana igiye kudukorera surprise sinabivuze mu materaniro hano ku cyumweru navuze akantu avuga ngo ndumva muri ngewe hari surprise y'Imana hano kuri iki cyumweru ngiye yankoreyemo surprise ndabizigamye nzayivuga ubutaha hako yarayinkoreye kurebye ndiye yarayinkoreye kandi n'uyu ntayazi nzayimubwira imutungure tujya tubigira ibanga reka ushaka ibintu biryoha jya ubigira ibanga
hari igitero kivuga ngo imbere yacu ari yacuza umwijima w'icuraburindi hirya no hino nzira yariho yo gutabarwa washenga umurazo mbabwi gumaho guhagarara papa Imana yego Imana ndababwira Imana simvuganye igiye kuza nk'umurabyo yego igira ute idutaba igiye kuza ngiki umurabyo kugira ngo igire ute itaba waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo waje nk'umurabyo Imana iraje nk'umurabyo iraje ngiki igiye kuza nk'umurabyo muribuka umunsi Ezira yari ku kagezi kitwa Ahavu umugezi bita Ahavu ngo barimo bapfukamye bagisha Imana Uwiteka avuga ngo Mana tuyobora inzira dushobora gucamo kugira ngo abisha batatugirira nabi ngo arimo abaza Imana inzira ngo irazira abayobora umva mbabwiye yemwe abagisha inama Imana mwe Imana igiye kubayobora inzira ngo irabayobora ngo baragenda dore ukundi Imana ari nziza ngo iritonda ngo irababwira ngo yewe zira we tugiye kugendana aho ndajya nkandagiza ikirenge abariho muzajya mukandagira noneho ababisha bazajya bari hirya bazaba bategeye hariya mwe munyure hano umva mbabwiye hari ababisha badutegerereje hariya ariko Imana igiye kuducisha indi nzira dore tarima bari yasika teya jama bari maserema tori washaiba tole kosira ngo baragenda ngo ikababwira ngo nimuca mwongere muca nimwongere muca ngo bagere i Yerusalemu ngo bararirimba waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara Hallelujah.
ngwino timureba mwuka wera timureba mwuka wera Imana ngo abisiraheli aho yababeraga inkingi y'umwijima ku manywa ngo nijoro ikababera inkingi y'umuriro ngo kugira ngo bagende ababisha batabakoraho. Imana igiye kugutwikira, Imana igiye kugutwikira. Ngirira mwene so gutya ngo Imana igiye kugutwikira. Mukora mubwire Imana igiye kugutwikira. Muri biganza mubwire ngo Imana yawe igiye kugutwikira. sirimwe sikaba Iragwisha ababisha bawe, iragwisha abagome, iragwisha abakugirira nabi. Imana yawe iraguhishe. salama kwa Yesu, Tena zoda rama shako ima. salama kwa Yesu, Ya salama kwa Yesu, salama kwa Yesu, iradutwikira, salama kwa Yesu, iradutwikira, salama kwa Yesu, iradutwikira, salama kwa Yesu, iradutwikira. salama kwa Yesu, Nta murozi uzatubona, salama kwa Yesu, nta mugambanyi uzatugambana. salama kwa Yesu, Iradutwikira, mwizina rya Yesu, iradutwikira. mwizina rya Mukore mubwira ngo iragutwikira. mwizina rya Yesu. Abaguhiga ntacyo bazagutwara, abagushaka ntacyo bazagutwara. Imana yawe ni inyembaraga. Ninyumvisha tena haleluya we. Haleluya. Ninyakiriye tena haleluya. Haleluya. Ariko ndanezerwa. Hari umuririmbyi yarutse kurimba ngo ngwino tujyane Yesu we. Na 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 na. Hatukuboko tujyane unyereke inzira. Inzira ni ndende kandi inzira ni ndende, fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira. Zamura zamura. Na 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 na. Kuboko tujyane ukomeze unyereke inzira. Aho tujya ni heza kuruta aho dutuye. Abana na jambo maze aduhe ijambo imbere ya jambo. Mfata ukuboko tujyane unyereke inzira. Yesu ugiye kujyana na Yesu mu rugendo rwawe, tugomba kujyana na Yesu mu buzima urimo, ugomba kugendana na Yesu. Mbwirira mwene so ngo tugomba kugendana na Yesu muri ibi bihe, tugomba kugendana na Yesu mu ntambara turwana, turi kumwe na Yesu. Hari umwami utajya udusiga, ni Yesu. Haleluya. Nyabe muririmbyi urayizima, urayizi iyo ndirimbo. Fata ukuboko tujyane, ngwino turirimbe, ngwino sha tuyobore muri iyo ndirimbo. Ndumva nshaka kugendana na Yesu muri iki gihe. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Tuyobore muri iyo ndirimbo maze dusenge. Oya yose sha shyiramo igitero, turahagaze.
ijambo maze duhe ijambo tuvuge ijambo fata ukuboko tugende ukomeze unyereke inzira kandi izuba rirareze kandi inzira ni ndende tuzabana na jambo maze duhe ijambo tuvuge ijambo imbere ya jambo. Reka tubakomera amashyi menshi abaririmbyi. Hari ikintu numva ashaka gusengera. Muhagarare hano. Muhagarara mwigenda. Muhagararaho. Ndagira ngo dusenge. Hari ikintu numva ashaka ko dusengera. Ugiye gusengera inzira nshya. Nicyo ugiye gusengera. Inzira nshya Imana igiye gushyira imbere yawe. Ugiye kuyisengera. Inzira nshya. Inzira nshya nukuri. Hari inzira nshya. Tugiye gusengera inzira. Amen. Inzira nshya. Nicyo ngiye gusengera. Waruzi ko kugera mu kwezi kwa gatandatu iyo nzira nshya uzaba wayibonye. Subiramo mu inzira nshya. Inzira nshya. Mwami Yesu turasenze kubw'imbaraga zawe. Turi imbere yawe mwami w'abantu. Hari inzira nshya mwawe. Hari inzira nshya mu rugo rwanyu. Hari inzira nshya mu muryango wanyu. Hari inzira itazwi. Hari inzira itamenyerewe. Hari inzira abarozi bataroga. Hari inzira. Fungura amayira y'ubwoko bwawe. Fungura amayira y'abana bawe. Fungura amayira mwawe. Fungura amayira yabo. Fungura amayira yabo mwawe. Fungura amayira yabo. Fungura inzira zabo mwawe. Fungura imiryango imbere yabo. Mu izina rya Yesu. Fungura mwami w'abantu. Fungura umuryango wanjye. Hari ahantu narifungiraniye. Hari inzira zari zarasibamye. Ariko fungura. Uri Imana ifungura. Uri Imana ibasha gufungura mwami w'abantu. Fungura imiryango yanjye mwana. Fungura imiryango y'abana bawe mwana. Hari abarozi bari baraziritse ibyacu, ariko turakubita hasi izo mbaraga. Turasenya ibyo bicaniro. Turakubita hasi izo mbaraga z'umwanzi. Reka ugaragare hagati muri twe mwana. Inzira zawe nizikinguke. Inzira z'akazi nizikinguke. Inzira z'urubyaro nizikinguke. Inzira z'ingendo nizikinguke. Inzira z'amahanga nizikinguke. Inzira z'intara nizikinguke. Inzira z'imikorere yagutse nizikinguke. Inzira zo mu mazi nizikinguke. Inzira zo mu kirere nizikinguke. Inzira zo hasi nizikinguke. Izo mu kirere nizikinguke. Izo nzira nizikinguke mu izina rya Yesu. Fungura inzira zacu mwana. Fungura inzira zacu mwami w'abantu. Fungura iyo miryango mu izina rya Yesu. Fungura iyo miryango mwami w'abantu. Fungura Yesu. Reka tubone imbaraga zawe mwana. Kora ibikomeye hagati mu isi. Fungura mwana. Fungura imiryango. Fungura mwana. Fungura imiryango. Fungura inzira. Pena sendore koshaba. Hari umuryango ukingutse imbere yawe. Hari inzira Imana iharuye imbere yawe. Hari icyerekezo gishya Imana itanze imbere yawe.
Siri makosha rabasi raba shakorema sema ndumva hari ikirere Imana ikinguye imbere yawe ibyari byarakinzwe birabahowe mu izina rya Yesu hari inzira itunguranye hari inzira Imana ishyize imbere yawe hari inzira Imana ikinguye 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 imbere yawe inzira zawe zirakingutse mu izina rya Yesu inzira zawe zirakingutse mu izina rya Yesu inzira z'amasezerano inzira z'iby'Imana yavuze hari umuzuro wabyo Pera zende rama shaima Balizale abayi shala doreba Tekise riko shaima inzira zacu zikinguke mwa inzira zacu zikinguke mwa inzira zacu zisiburwe mwa izasibye nizisiburwe urakoze ndagushimiye mwa ndagushimiye mwa reka tuzamure ibiganza byacu hejuru reka tuzamure ibiganza byacu hejuru subiramo ngo mwami Yesu ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo ni wowe soko y'inzira zose inzira zanjye zari zarasibamye zirasibutse zirasibuwe 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 inzira zizi wacu inzira zizi wacu zirasibuwe inzira zinjyana mu kazi zirasibuwe inzira zo hasi zo ku butaka zirasibuwe inzira zo mu kirere inzira zo mu kirere inzira zo mu kirere zirasibuwe zirafungutse 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 inzira zo mu kirere zirakingutse 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 ninde wazamura haleluya we ongera uzamura haleluya we haleluya 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 hari inzira zo mu mazi umva mbabwire ikintu gikomeye nimusengera inzira mujye mukora mu bice byose amato avana ibintu mu byambu apakira amamodoka apakira ibicuruzwa amato ujye uvanga inzira zo mu mazi ujye ubyatura n'izo mu kirere inzira zo mu mazi inzira zo mu kirere mu izina rya Yesu izo nzira nizikinguke mu izina rya Yesu izo nzira nizisibuke mu izina rya Yesu izo nzira nizisibuke mu izina rya Yesu izo mu kirere izo ku butaka izo mu mazi izo nzira nizisiburwe mu izina rya Yesu nizisiburwe mu izina rya Yesu ndagira ngo dutange za haleluya numvishe muze mumbeza muze bakoresha ndagira ngo dutange za haleluya reka mbabwire timureba ko mwaje mwitanze Imana ibahaye umugisha timureba umwanya wanyu mwafashe mukava Rubavu nukuri kwiyo mu ijuru mu minsi ya vuba hari ishimwe Imana iremye ku bwanyu hagati muri mwe muzamenya ko hari inzira Imana yabakinguriye ku agira ngo mutambutse za haleluya babambere mikoro agira ngo mutambutse za haleluya nziza z'imbaraga tunyeganyeze kuko ndumva hari abantu Satani yafungiye inzira arazifunga afunga inzira zawe afunga iz'akazi afunga izo ku butaka afunga izo mu kirere afunga izo mu mazi none uyu munsi hari inzira zigomba gukinguka mu izina rya Yesu haleluya haleluya tugiye gutera haleluya ijana sema haleluya ibintu bifunguke mu izina rya Yesu
duheze Imana icyubahiro. dore Hallelujah. 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 Duheze Imana icyubahiro. Duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. 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 Duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. Muri uyu mugoroba inzira zifunduke. Sema. Hallelujah. 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 Rero ijana zageze. Hari umuntu wabaze. Ntabwo zirashira. Nge nazibaze. Oya. Nge nazibaze. Asigaye 5. Hareze 5. Turongera turenze izindi. Okay. Hallelujah. Amen. Asifiwe. Asifiwe. Asifiwe.
Ukomera n'imbaraga n'ibyane Cyubahiro no kuneza nabyo nibyo Tagiriro n'iherezo n'Uwiteka Gukomera n'imbaraga Ayiwe no kuneza nabyo nibyo Tagiriro n'iherezo n'Uwiteka Abacuranzi muri kunyumva munyumva uwa sente natangire twumve Umugisha kumenya Yesu mukuru risazira umugisha
kirafungutse, n'inzira zo ku butaka zirakingutse, n'inzira zo mu mazi zirakingutse. Uhera none Imana irambwira ngo iri sengesho dukoreye hano rikinguye mu kirere no hasi no mu mazi. Hari umuntu wabwiwe ingendo zishobora guca mu kirere, izo ngendo zishobora guca mu kirere, nukuri ugiye kugenda. Kuko Imana ikinguye ingendo zo mu kirere. Ubwo mu kirere hagenda ubwato cyangwa hagenda indege. Umva rero, mu mazi abacuruzi, byaba ari bizava mu Bushinwa, byaba ari bizava he, ibizaca mu mazi, Imana ikinguye inzira zo mu mazi. Yemereye tukazana imitima idukingurira imiryango. Kingurirwa umuryango mu izina. Amen. Mwe mwicayeho gatoya ndaje mbakira. Wowe wicaye aho ngaho inyuma, wowe wicaranye n'umwana, wirebe inyuma, haguruka. Uratwite, haguruka. Uratwite, ufite inda. Imana irambwiye ngo nkubwire, bari bagiye kugukubitisha inkuba, barakuroga ariko ntujye upfa, nicyo cyiza. Uzibona abantu bakuviraho indi imwe bakakuroga ariko ntupfe. Imana irambwira kwimanye iyo nda ugomba kuyibyara neza neza. Ukora ubucuruzi hehe? Ucuruza Nyagatovu. Umuryango wawe barawuroze, ariko Imana ikuyeho bari babiroze. Warahombye we, wagize igihombo, Satani yaguteje igihombo, ariko Imana igaruye umugisha wawe, igaruye umugisha wawe, igaruye umugisha wawe. Ninde wakuraritse? Ngwino nkwisengerere. Uri mbikore. Yagize iyerekwa ahwana n'iyinda. Imana irambwiye wagize iyerekwa upfana n'iyinda. Nararigize, narabirose. Urota wapfuye uhana n'iyinda. Bari bagiye kuyigukubitishirizaho inkuba mu gahwana. Imana irambwiye ngo birarangiye none, yakize gusa. Dore n'igihe cyo kubyara cyageze, harabura iminsi, n'iminsi bariye ku ntoki. Ugiye kubyara neza mama, ikoma amakako bakoshawe, ariko mana arakabagome we, ya Imana ni nziza, imuhaye akana keza gasa neza, kameze neza. Agiye kugakikira. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Kandi belezole maliwa pela sota rakosha paya zoni maiwai dori washako rimasa. Ndagushimiye mwami kumuhaye gukikira adapfuye. Urakoze ko bigenze neza mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Inda Imana yemeye kuyibyara, nubwo wumvaga waburetse, ariko yarabyemeye kuyibyara. Umunsi wayisamye nyine aravuga ariko se ngo Mana ngo yuburetse, yaraje ugomba kuyemera, yemere. Dore kubera kudatuma uyemera yari maze iminsi idakora neza, nyihesheje gukora ikore neza. Iruka mu mbavu iruka mu mbavu we. Uyu mwana ntiyongera guguha gutuza, agiye gusimbuka, agiye gukora, yiruka vuduke mu nda mu izina rya Yesu. Uyu muntu washatse kubambura amafaranga, agarura amafaranga yanyu. Arahari, turayakugarurije mu izina rya Yesu. Nayasubirana. Kandi aho ukorera nguhesheje umugisha, uhabwe. Uzajya unzanira kimwe mu 10 nubwo udasengera hano. Jya ukizana kizane, jya ukizana hano, nta kibazo. Kandi Imana izaguha umugisha, ugubwe neza. Genda wicare. Umugabo wawe bamuciye umugongo,
afite ajya aribwa umugongo ngaho ngo ukore ku mugongo we ndaba nkoze ku umugabo ngaho ngo inana dukore ku mugongo we turadukoze ku umugabo ngo ntabwo bashaka rega kaba umugabo kandi Imana ari yamugize umugabo ariko barubyo gwabaye bate kandi ngi harigenda akarira abantu babi nk'ubu pe hari gihe no kubyuka byamunaniraga umugongo wamubereye umugongo tugiye kumusubiza umugongo we umugabo udahari tuvuga ngo asubirane umugongo mu izina ryande nkoze ku mugongo w'umugabo mu izina ryande uyu ni umugongo w'umugabo mu izina ryande abaye muzima mu izina ryande arapera salama reka dukomere Yesu amashyi menshi arabiti igendere wicarira hari ikintu numva kandi Imana yanjye ndabigenza nti hari ikintu ndi kumva hano kandi ndimo ndacyumva hariho umuntu amaze iminsi bamubwira ko batwaye ibintu baragenda baramutabika urabibwirwa urongera urabibwirwa ngwino tubigukurireho ngwino ayo makuru afite ngo batwaye ibintu byawe barabitaba ngo barabitaba barongera bitabe kandi pe birahari ngwino kandi ndaza kukureba ngwino ntabwo ari we wenyine undi naze genda hariye ndabakoraho kandi umwuka w'Imana arambwira icyo kintu ko bagiye ngo barataba se batabande batababandesha ko dufite Imana haguruka wowe nawe barabitabye ngwino rukanga muzana uritura hasi uragwa nijoro nibwo biza ubu se tumureka agomeze yiture hasi ntabwo ndabyanze mwihorere nta kibazo ariko se barinda bamukubitira icyasi uri umuhamya wo kubihamya ngiye kumugarura abantu bamukubita hasi bazi ko dufite Imana guhera none iri joro ntabwo bizongera kugaruka ukundi reka nkore umukwabo w'iminota amasegonda kandi gangewe iyo ubu nagiye navuye hano ntabwo nkirahana amaguru yavuye hasi haleluya dore uyu mubona baramufata nijoro bakamuniga barangiza bakamutura hasi guhera none Imana ikoze uwo murimo pfukama hano sha ndamugaruza mu izina rya Yesu mutunga ibiganza hano tuvuge ngo ntabwo bazongera kumushobora Mana mu izina rya Yesu uyu mwana imbaraga z'Imana zimufate zimukoreho kandi dayimoni wamuturaga hasi ntabwo azongera ukundi paraselema urakoze ko mu nda ye iyi nzo kwisosoyemo mu izina rya Yesu guhera none nta mwuka uzongera kumuniga nta mwuka uzongera kumufata urakoze kubikoze mu izina rya Yesu mu kwezi kwa cyenda uyu twari kumuherekeza kumushyingura none Imana irambwiye ngo agiye kuzarama azagira 85 sha muri 80 n'imisago uzayigeramo inunuzu ibi ngibi bizaba imvi dore ibi se imvi z'umweru dede uyu mwana azarama dore uko byamuteraga mu ijoro murabana yaguhamagaraga akakubwira ko yatewe ibintu biri kumuniga yamaze guhwera yapfuye ntabwo agomba gupfa kuko Imana yacu n'umukiza Imana yacu n'umukiza Mana ndagushimiye ko mubohoye burundu kandi guhera umunsi musengeye ndagushimiye ko bitazongera kumufata wamurozi we rekura katika jina la Yesu urakoze ko mubohoye mwa reka dukomere Yesu amashyi menshi yebye kuca mfukamire ibi bintu biri kukuniga bikagutera bikaza kukubuza amahoro Imana irambwiye ngo ugihagarara uri gukora umurimo biragiye burundu ariko byari bigiye kuzajya bikubera ikibazo mu ijoro bikaguteza ikibazo Mana mutunga ibiganza hano Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko mbakozeho birangiye ibi bintu bari barajyanye bakabikoreraho imihango mibi tubigaruje amaboko ya Yesu
urakoze kuko mbakozeho mwami babaye bazima. Amen. Reka dukomere Yesu amashyi menshi mugende. none harindi nzira. Ndumva nshaka gutangaza iryo jambo. Ndumva nge n'umwuka undimo nshaka kubitangaza. Pelawa oya la siri wala seko shata ramasa. Yemwe ni bandi banyumva dutere haleluya we. Haleluya 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 haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Reka numva umuntu timureba uyu mubyeyi. Imana irambwiye ngo guhera none uyu mwana ufite wari ugiye kumupfusha bigutunguye. Uyu mwana mureba ndimureba uyu. Imana irambwiye ngo uyu mwana n'uyu mwanya amaze iminsi yarahumanijwe, ariko Imana igenda imurinda ukanamuvuza ukaberwa icyo uvuza icyo ari cyo. Toraka kandi Imana igahaye ubuzima uku kwezi itariki 14 z'ukwezi kwa 4 aka kana bari kuzaba bagashyinguye akamubona teruye mu izina rya Yesu, kandi marayika aramuteruye mu izina rya Yesu. Uyu mwana ndamuteruye mu mbaraga z'Imana. Guhera none ndamumanuza amaraso ya Yesu, ubuzima bwe ndabushinganishije. Urakoze ko uyu mwana umutanze ubuzima bwuzuye, ntazongera kugira iki kibazo mu izina rya Yesu. Mureke mbabwire, dore aka kana kagera ijoro kagahinda umuriro ukibaza umuriro uvuye. Imana irambwiye ngo bari baramuhumanije ngo hakire umwana wawe dore abaye muzima. Ni ryari wari ugiye kumujyana mu bitaro vuba ejo bundi? Ni ryari? No munsi yarembye azana umuriro mwinshi cyane nyobega uko byagenze. Wamujyanye waramuretse? Ntago namujyanye, narasenze ndarizeye umuriro uragabanuka. Dore uyu mwana yarahumanije, dore umwana yaragiye guhera. Reka dushimire Imana iguhaye umwana muzima. Reka dushimire Imana. Mama wawe arihe? Ari burasirazuba? Mama wawe, mama ukubyara ari burasirazuba? Yego, ameze nabi cyane. Ameze nabi? Baramuhinahinnye, baramuroze. Umva rero ngubwire, uwabikoze yabikoze azi ngo na mama wawe n'umurozi. Barabimwise donc arasa n'uwihora. Yaravuze ati nanjye ndamuzinga. Donc we yaravuze ati nanjye n'umurozi ndashaka nanjye ibimuzinga. Guhera none ndatangaza ubuzima. Kandi yes, nicyo tugiye gukora. Kanebe none turi kuwa kangahe? Turi kuwa gatatu. Kundi wa gatatu ibyumweru bibiri mama we nibishoboka kuzamuzana azaba agenda ari muzima, kandi bari baramuzingazi. Uzamuzana azaba ari muzima. Reka tumusenge. Ngopfukama musengere mu mwanya wawe. Mana mu izina rya Yesu, uyu ni mama we nsengeye, ndamuzinguye nonaha. Mukozeho amavi nyakozeho. Dore bamuzinza amavi, guhaguruka ntibishoboka. Ukuguru kumwe kwabaye paralize naho bakubitiye inyundo. Mana kubise mu isengesho, ni mama we ndasenze. Peraza biri masole ba genda sha arakisi. Ntabwo ari byinshi, Imana yanjye ikora direct. Reka tubisengere. Mana we
Niyomugabo yaje, reka tumukomera amashyi. Anicet, oh, murumuna wanjye de yahageze, inshuti yanjye. Wowe hoga ni nk'umugore n'umugabo wakoze, ntabwo yagusimbuye mada, nta kibazo gihari, turi abakozi b'Imana. Ariko uyu turakundana. Umva we wigenda disi, we wigenda wa mudamu, wino tugende icaraho. Telefone y'abantu bakubaza amafaranga sha, telefone hari abantu bari kukubaza amafaranga iwanyu mu rugo, bari kubaza amafaranga, bari kubaza amafaranga. Kandi guhera nona telefone y'amafaranga irasubijwe nona ubu nyinu, nta nubwo bisabye kera. None nejo bundi hara ikibazo cy'amafaranga kirarangijwe. Ufite rendezvous yo kujya kwa muganga kuwa kwa kangahe? Kuwa kabiri. Ntabwo bari buze kujya kuvuga ngo baracuranura umwana, ngwino mugucuranurire, ngwino mucuranure, ngwino wigorana sha, uragora abaganga mbari, ngwino mucuranure, ndamucuranura koko. None se yesi eraga ibintu biri karere. Iyo dufite Imana ishyira ibintu mu buryo. Dore bari bagiye kumubwira ngo bagiye kumuryamisha uburyo bucuranura umwana, baramucuranurira iki mbari? Dore uyu mwana mureba mu nda yari yatambamye, umaze iminsi inda ikuguye nabi, kandi umwana arasa naho akora gake, yaratambamye. Tumutamba murema. Ese mugiye muganga akabwira ngo mumutamba mure mugira ubwoba. Ngewe ntabwo ngorana, iyo ngozeho abana bumva ibiganza by'abashumba. Koramo hariya mu mbavu, umwana arahita asubira mu mwanya. Fata mu mbavu wa mugore wawe gute uratinda. Mana mu izina rya Yesu, uyu mwana twanze ko atambama, dutegetse aka kanya ko atambamuka. Guhera nonaha ndagushimiye ko uyu mwana agiye kuvuga. Dore bari bagiye kukubaga gusa nta kindi. Imana imushyize mu mwanya we, kandi none uyu mwana arakora ku rwego rwari rukwiriye gukorerwaho. Kandi Imana itanze amafaranga. Reka nkubwire, Imana ibahaye amafaranga, umugabo wamubwire ngo amafaranga arabonetse, uyimubwire.